nyuma y'imyaka 20 ndambuye invitation yo gusabwa avuze ngo umuryango wa Jean Munyentwari n'uwa Ildefonse Nkubito wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo ari bo Jacqueline Mukankuranga na Julie Hakorimana saa 8 gusaba no gukwa mu busitani bw'ikigo cya NCM Nyarutarama ngiye gusabirwa ibwami banangiye ko bikopesha bari umuntu wanjye bose bari inyuma yanjye bari kopeshejwe. Papa kambwe ati ni wowe mbishinza. Iyo myaka 20 data yakoresha kuko ashoboye yuko amaze gushyiramo icupa kanyibutsa ko nakoye. Bakunze binzaye kuri TV Mahoro y'Imana n'abane namwe turabashimiye kandi tubahaye ikaze abantu bari mu mpande zitandukanye udukunda muri ahantu hatandukanye. Imbere ya kamera tudatinze turi kumwe n'umubyeyi Mama Fabrice afite amashimwe afite ibintu Imana imutunguje muri iyi minsi aje kutugezaho nk'abantu bo ku nzira y'ukuri TV n'abakunzi b'inzira y'ukuri TV. Tudatinze tuguhaye ikaze Mama Fabrice. Urakoze cyane muraho neza Mwami Yesu nahimbazwe kandi ashimwe. Nitwa Mukankuranga Jacqueline Mama Fabrice nkuko mumenyereye nagarutse kandi nari mbakumbuye Imana ibahumugisha. Yego nkuko munyakiriya bivuze mfite amashimwe nubwo mubona nitonze ariko hari igihe witondera mu bintu ariko kandi wumva byakurenze ngiye ibintu byandenze nditonda. Yego mperutse kuganira n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana ari naryo riri kumfasha muri iki gihe riri muri Zaburi ya 34:6 riravuga ngo bamurebye bavirwa n'umucyo mu maso habo ntiyazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse Uwiteka aramwumva mukiza amakuba n'ibyago bye byose. Kandi marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko hari igihe cyo kugota k'Uwiteka kandi akadukiza. Ndashima Imana ko twarebye kuri Kristo umucyo ukava. Kristo yaduhinduye umucyo wa benshi kugira ngo uyu munsi tube dufite mwe mu byito dushya. Tube dufite dushya muri Kristo Yesu. Yego. Nanjye mfite dushya. Ubushize nari naje hano mbabwira ko ngiye kujya ku ishuri. Yego. Kandi mbabwira ko kimwe mu bintu Imana yankoreye kikankura ku mutima ruko nize. Nkaba muri dorotwari nkaba mu kigo umutwara akajya amerekeza byankoze ku mutima. Nshimira babigeze mu ruhare bose abamaye Jean de Poche abansuye ku kigo abagiye bansengera mwese ndabashimiye ariko ya masomo nayasoje. Ya masomo nayasoje Mama Fabrice nari maze imyaka 2 gukurikirana imiyoborere na Bibiliya mu ishuri ryitwa NCM. Nasoje rero itariki ya graduation ni itariki 6 z'ukwa 12. Nasoje. Kandi mu gusoza mfitemo n'akandi gashya bamurebyeho. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Yego. Mu maso habo ntihazigera hagira ipfunwe iteka. Nje kubwira umuntu ufite ibintu byamuteye ipfunwe. Mu ijuru hari Imana igikiza ipfunwe. Amen. Nanjye nari ifite imyaka 20 yose nari ifite ipfunwe. Burya navugaga afite ipfunwe nabanaga namwe mfite ipfunwe ariko ndashimira Kristo ko uyu mwaka arikuyeho. Anyicaje imbere yanyu arikuyeho kandi amaye gutangariza n'abandi benshi cyane ko hari icyo aje gukora kuri iryo pfunwe. Imana ishimwe. Ndahanurira icyo kintu wicaye mu maranye imyaka 20 kiguteye ipfunwe mu izina rya Yesu kugira ngo ukuboko kw'Imana gukijije Mama Fabrice ipfunwe kubane nawe kugukuriye ipfunwe. Ndumva muri mu ngenda ipfunwe sinzi imyaka buri maranye sinzi n'imyaka ari kumazeho ariko ngo barebye kuri Kristo bakareba ku mucyo witwa Kristo ngo mu maso habo ntihazigera hagira ipfunwe iteka. Imana ishimwe. Birashoboka ko wamureba ipfunwe rihari. Twamujeho dufite amapfunwe atandukanye. Nanjye murabizi ubuhamya bwanjye. Namujeho mvuye munsi y'ikiraro mvuye mu Kiderenga nubatse urugo rw'amaniga n'abajama nyuma yaho mungize umugisha ndamurebaho mu maso hanjye habonye ibidasanzwe ari we Kristo kuko Kristo ni udasanzwe. Ngize umugisha abanyijije ipfunwe ryo kujya kwirega. Mu Kinyarwanda tubyita kwirega. Njya kwirega n'abana 3 twari tumaze kugirana n'umugabo mu minsi mike cyane. Mukuru ko kujya kwirega ababyeyi baricara baraganira abasaza baraganira ngo basanga nta nkwano bagendanye.
mu mifuka ariko ngo bahava bikopesheje avuga ati rwose mu mudukopeye ubundi turamufite tuzamwishyura ideni. Imyaka rero yari ibaye 20 ndi ideni. Haleluya, amen. Ubu mvuye mu ideni, ubu ndi gusatira iminsi yo kuva mu ideni. Hanyuma rero abasaza bahagurutse papati kandi mumenye ko iwacu umukobwa adakoye ntasurwa. Uyu mukobwa musize munyemere ko muzanyishyura, byari bemeranyije 300 muri 2000 na rero ndashimira Imana ko iyi myaka 20 y'urugendo rw'ipfunwe ryo kudakobwa ry'ideni. Iriya ni gintunze ku ideni, yari gutunze ku ideni. Na rumwe mu bagore mu Rwanda bemera ko bantunze ku ideni kandi babigendana ariko byarandenze. Impamvu byandenze, icya mbere iyo myaka 20 nyimaze data ataransura iwanjye. Icya kabiri iyo myaka 20 nyimaze nkoreshamo ibirori bitandukanye ariko data ntabizemo. Icya gatatu iyo myaka 20 data yakoresha kuko ashoboye ko amaze gushyiramo icupa akanyibutsa ko nakoye. Bamurebyeho mu maso habo ntihazongera kugira ipfunwe ukundi. Ndashimira Yesu ko ngiye kujya ndyama nikanga telefone ya muzeyi ko ari mumbwiye ngo ko ntago nkoye. Ndashimira Yesu ko ngiye kujya nicara nkabona papa aje kunsura iwanjye. Yesu ankuyeho ipfunwe, agukuyeho ipfunwe kandi abihuje n'ibindi bintu nanjye nari ntegereje kurebesha amaso yanjye. Wowe ibyo udatekereza muri Kristo nibyo birunzeho. Imana ishimwe. Bimwe byose waburanye nabyo irundo muri Kristo utanga amahirwe kandi uhuza n'abana amahirwe. Kuko uyu Kristo niwe wenyine wabonetse wuzuye amahirwe n'ibyo dukeneye byose mu buzima. Imana ishimwe. Kuko ibyo dukeneye n'ibyo dukeneye byose birunze muri Kristo. Niwe wabonetse nk'ubuzima, aboneka nk'igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ikindi aboneka yuzuye ibyo dukeneye muri ubu buzima byose. Amen. Haleluya. Amen. Mu byo yari yuzuye rero yari yuzuyemo no ko mama Fabrice mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 12 ku itariki 6 saa 8 z'amanywa yaduhaye ibimwuzuye. Saa 8 z'amanywa nzaba ndi mu kibuga cy'ahantu bita Nyarutarama, ndi gukobwa nk'abandi bakobwa bose. Haleluya. Nzamwe no kubatumira kuko bamurebyeho bakijije ipfunwe. Yego. Kandi mu maso habo ntihageze hagira ipfunwe iteka. Yego. Nje kubatumira ku nzira y'ukuri bakunzi mu bibwirane rwose. Invitation ndaje nyibereke, ndabatumiye. Muri iyo myaka 20 tumaranye n'umugabo nakoye, hari urugendo rw'ubuzima twagenzemo rutatworoheye. Gucuruza agataro, nacuje agataro, umugabo acuzunguza mu mbona shikarete. Nyuma yaho Imana iraduhamagara, iramamagara mbo muvuga butumwa. Nyuma yaho Imana imbwira ko izamira umugabo agakiza nyuma y'imyaka 10 akamuha. Nyuma yaho aho yabaga ashakisha biranga baramwirukana. Hari urugendo rutoroshye rw'ubuzima. Hahandi ubona ipfunwe ryaragufasha ukavuga ati ntaho byanyura. None hari igihe kimwe rero nagize nyambona umugisha w'Imana, yicaza abagenzi banjye b'inshuti zanjye babwira ntarige nta mugore wikwa. Sinazajya kuri kamera mbabwira abantu ko nikoye. Wari ugiye kwikwa kavuga ni wafashe yiga nk'iyi. Papa wanjye ajya nsura ndifura ye nkurikiye 8 barumuna banjye bose bagenda rukuko nkuko nawe bakwaga, bazaga bakikopesha kuko ndifura. Banangiye ko bikopesha. Barumuna banjye bose bari inyuma yanjye barikopeshejwe. Papa kambwira ati ni wowe mbishinza. Kandi koko nanjye nareba ngasanga ninjye. Ariko mwibaza ko bizamvaho bikanyobera, nkabona niga ntacyo biyibwiye, nkabona iragarama hari ikituriza. Kandi amaze gukizwa, amaze kubyibuha, amaze kumera neza, yajyaga atebeza yanyura kuri viya akambwira ati mukwe wanjye uratebeje ariko mba mideni. Yajyaga bimubwira. Yamara gushyiramo nk'icupa rimwe akambwira ati ariko muzamvamo ideni ryari. Ngataha akambwira ati nababaye. Atakose kuko nkuri iki kujya muzeyo kugumya kunyishyuza. Tukagira inkuru rero. Ejo bundi ngiye kumva numva aramamagaye. Atariko graduation iri ryari. Ariko bitangira ndamukora anniversaire benshi mwabonye. Yego. Mukora anniversaire y'imyaka twari tumaranye y'imyaka maza ntunze nk'umwe mu bantu bahuye mu muhanda. Buriya mutipe yihangana ibintu byinshi. Yego. Kandi washimira iyi niga yanjye.
nkatera ivi ko ndi umugore Imana yahaye umugisha nkatera ivi nkamukubita igikombe nkakimusiga ndabitegura igikombe ndagitegura mukubita ivi mu rugo iwanjye mwese mwarabikurikiye abatarabikurikiye mu bisange ku Nzahuke TV biriho hanyuma rero ikintu cyantangaje cy'Imana iyo anniversaire yagenze neza yabereye iwacu mu rugo umugabo arambwira ati mbitsemo ideni nanjye nari mpari nawe wari uhari warayibonye arambwira ati tugeze ahantu twiherereye arambwira ati buriya waruzi ikindi turakoze ariko mbitsemo ideni ati nk'umuntu w'umugabo mbitsemo ideni nkumva ideni mubitsemo azangurira baze cyangwa igitenge abagore nibyo dutekereza naho yarambaze agambirira ko ku munsi wa graduation ari nabwo azatanga inkwano mu muryango. Imana ishimwe. Haleluya. Imana inkoreye ibikomeye nanjye ndishimye. Haleluya. Uyu mwaka Mana unkoreye ibikomeye. Uyu mwaka Mana unkoreye ibikomeye. Uyu mwaka Mana unkoreye ibikomeye. Urongeye nyeretse isano dufitanye. Ubwo duherukana ubushize wari muvuga ngo ufite ibicuro byinshi ngo urumva uyu mwaka hari ikintu Imana igiye gukora. Sinabivuze. Ubundi kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Nabyo narinzi. Deja yuko njyewe mbaye ubuzima bwo kwiremba y'ibitangaza. Mbayeho ubuzima bwo kwizera ubuzima bwiza nubwo bubi buhari. Mbayeho ubuzima bwo gutekereza ibintu byagutse hirya yaho mpagaze kuko aho mpagaze yarasuzuguritse. Ariko aho ndi kujya naho icyubahiro cya Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ndashima Imana rero urukundo rw'Imana yarunyeretse. Nyuma yuko mva imbere yanyu umutware yaramamagara anyicaza. Arambwira ati tariki yabonetse ntiyabonetse n'esheshatu kwa 12 nejo bundi ejo kwa 11 mu matariki rwose 10. Arambwira ati rero ndashaka kugukwa kandi narabiteguye. Uzava muri graduation uzasenda kugenda graduating ku itariki 6 kwa 11 hanyuma saa 8 ngukwe. Ngeze aho ndashimira ikigo cyanjye cya NCM n'ubuyobozi bwacyo bwose n'abafatanyabikorwa. Mbese uhise kunashimira abantu barimo kugufasha mu myiteguro. Imyiteguro irarimbanije byahereye mu kigo cyanjye bamfasha. Kuko umutware wanjye ari ibintu bibiri byatumye mfata icyemezo. Icya mbere ni ya anniversaire namukoreye. Icya kabiri mu kigo baduteguriye amahugurwa meza y'abagore n'abagabo tumarana iminsi 3. Umugabo ngafatamo icyemezo avuga ati nibyo umuryango wa Gikristo ukwiye kuzuza inshingano zose kandi ukabaho mu buzima budafite umugayo budafite ipfuno. Amasomo meza baduhaye mu kigo cyanjye nizemo cya NCM cyadukoreye byose kugira ngo tube tumeze neza. Afite umugabo anyafata icyemezo hanyuma arambwira ati shingiye ku masomo nize shingiye ku anniversaire wankoreye shingiye ku mbuto nyerera ndagukoye ubu ndakowe. Papa Fabrice aragukoye agiye kunywa ku itariki 6 kwa 12. Itariki 6 ugegane cyajyana ndabatumiye bantu banje mwese ndabatumiye bashuti abakunda Mama Fabrice umwanya wo kuma indabo wageze nyiriwo mu indabo nyiriwo. Abakunda Mama Fabrice umwanya wo kunywerera wageze umwanya wano hantu nanjye mbakeneye wageze. Ndabatumiye ariko ndanabakeneye bakeneye mu buryo bubiri. Bakeneye uburyo bw'amasengesho nyine n'uburyo bw'amafaranga. None se icyo kirori ubundi kuri kudutumira hagana ni kwa Mama Fabrice mu rugo ni hari ahantu runaka? Invitation nayizanye ntabwo naza kubatumira ngo matumire gutyo gusa ku munwa kandi narakoresheje ama invitation. Nayitwaje rwose kugira ngo mbatumire. Ni umutware wayikoresheje rwose murabona ko iri indangagaciro ya Kinyarwanda. Turi Abanyarwanda kandi bujuje ibisabwa. Kandi ndatahije umuntu wese ukunda Abanyarwanda kandi w'umunyarwanda. Ni umutware wayandikishije arayandikisha neza. Araje ambwira ati ndabona iyi ngiyi ariyo shimwe. Handitse gutya ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha hawe n'Uwiteka. Ubu mu ndeba ndi ikintu cyiza. Byanditswe mu Migani 18:22. Haravuze ngo umuryango wa Jean Munyentwari n'uwa Ildefonse Nkubito wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo ari bo Jacqueline Mukankuranga na Julie Hakorimana saa 8 gusaba no gukwa mu busitani bw'ikigo cya NCM Nyarutarama. Ngiye gusabirwa ibwami
Igiye gusabirwa ibwami. naridekaraye mvuga ijambo rikomeye by'uziyaturaho bizakubaho watuye amavuta kwiyaturaho neza mu izina rya Yesu niyatuyeho ko nkora muri perezidanse y'Imana nagiye nidekarara imbere y'abantu benshi mbabwira ko ndi umwe mu bagore bafite akazi ahantu nari nemerewe kuhakora ndi umwana mu rugo ariko ufite n'akazi mu rugo kandi namaze gusobanukirwa ko nkora muri perezidanse y'Imana. Amen. naridekaraye none Imana ikoresheje uko ishoboye. Haleluya. Amen. iteguye ibirori bya mama Fabrice mu bubasha bwayo njyewe ubwanjye ntateganyaga mu mbaraga zayo nk'uko ifite imbaraga zikora ibidasanzwe. Inshizi Nyarutarama niho nzasabirwa. I Nyarutarama. Hariya rwose Nyarutarama Niho bazagusabira. niho bazansabira. Mwana w'ibwami ndi umwana w'ibwami kwa Messi kandi kuko ndi n'umunyarwandakazi ukunda igihugu cyanjye kandi mfite igihugu cyiza gikunda umunyarwanda. Umunyarwanda ni umutungo w'igihugu. Ndashima Imana rero gusabirwa ari Nyarutarama byari byo. Haravuze ngo nyuma y'uwo muhanga batumiwe bazakirwa mu busitani bw'icyo kigo cya NCM Nyarutarama. Haravuze ngo kwifatanya natwe bizadushimisha. Hariho amanimero ya telefone araza kuyifotora neza Ayolian. Ndayifotora neza nyibashirireho. Icyongereza kiriho, Ikinyarwanda kiriho. Abantu rwose abagukunda n'inshuti dore ngizo nimero n'abantu bari bagukumbuye bataguherukaga bose bongere bakubone bazaze kugushyigikira. nayo imyaka 20 ndambuye invitation yo gusabwa no kwishyurwa ideni. Nari maze imyaka 20 ndi ideni. Uri ideni. None nyuma y'imyaka 20 nayujuje ku itariki 11 none nyuma y'iyo myaka nyuma y'imyaka 20 ibi bikwizeze ko ibyo bintu bimaze igihe nibyo Imana ije kugukizamo ipfuno. Ibintu bimaze igihe nibyo Imana bizanye Imana ubundi uyu mwaka turi kuvamo n'uwo twinjiramo ni umwaka wo kuva mu madeni. Imana ije kuva mu madeni abantu bose imazemo igihe ibintu byayo. Ibintu Imana yavuganye nawe ukabyizera ibyo wizeye Imana itavuze bimaze igihe nibyo bizanye Imana. Ubundi nibwo bumana bwayo shingiye kuri ibi bintu bidemeye ikuremere nawe ikintu kinezeza umutima wawe. Niko Dawidi yavuze yaravuze ngo Uwiteka we. Haleluya. Amen. Haleluya. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bose nibakireba bamware. Arabanga Uwiteka uranabaye kandi maze umubabaro. Dumwe mu bagore Imana imaze umubabaro mu Rwanda. Imana ishimwe. Imaze umubabaro. Dore ngayo nguko Mukankuranga Jacqueline ndakowe. Urakowe. Ubu mfite cortege. Mfite abajene mama, mfite abakobwa, mfite marraine. Basaza banjye bazansohora. Basaza bawe bazaba bamfashe mu maboko abasaza bice. Ndashimira abashumba bose banyemereye kuzaboneka. Ndashimira umuntu wese uri kwitanga muri ubukwe bwa mama Fabrice kuva ku mudekorateri uzazana tente gatera tente hakadekora yari yitanze mu bintu bya mama Fabrice. Iduka gorera muri rya 50 FD 50. Ndabashimiye abamama barimo abagabo bari abakobwa riri mu mujyi mu isoko rya Nyarugenge muri 251. Turabatumiye twambika neza twararanguye turabategereje kujya tubambike neza. Niho nkorera ariko abakozi dukorana abagore b'Imana yamaye nk'Imana abakobwa Imana yamaye Imana abagabo bose barabukere kugira ngo bazabe mu bukwe bwa mama Fabrice. By'umwihariko mfitemo umubyeyi uhedinze ubukwe bwose nabishyiriye bwa mbere abihesha umugisha ari nawe iyi invitation yasengewe iwe witwa mama Pasi na papa Pasi. Muzababona ndabizi ko muzabikurikirana nabindashyikirwa kuri mama Fabrice. Ni bamwe mu muryango mama na papa bataramenya ko mbabaye. Uwo muryango Imana yawumpaye nk'impano mama Pasi na papa Pasi. Ndabashimiye n'urubyaro rwanyu n'ababakomokaho bose naho mukomoka n'aba bazabageraho bose bazaruke nko naruhutse. Ku isi ubundi Imana igufitiye umuntu. Yes. Ugira ukaruhuka ukarya neza ukaryama mu gituza cyakavuga ati imore. Yes. Abo ni ababyeyi muzababona. Ndashimira Imana shimira n'abantu bose abakomeje gukora ndajya kubona nkabona agatelefone kanjye kajeho 2 kajeho 5 abapampe banje. Uvuze abapampe uvuze ku bapampe ndibuka ugiye kuvarwamo ideni bakuvemo ideni bagukwe abapampe bo ku muhanda bo
iyo ni abo ngabo, abo rwose nibo bantu baza ku mwanya wa mbere mu batumirwa ba mbere babanje kubimenya. Abana bo ku muhanda nibo babizi, ku buryo aho nuye ku Ruyenzi ka muhanda nyura nimugoroba nabanyuze barambwira ati mere turahari amatike turi kuyakoteza gogo siwo kirori cyahiye. Niho hantu hambere nzabanza kunyura nkabanza nkabasuhuza nkababwira ngo mwabonye ko burya umuntu ava muri ubu buzima akagraduatinga, umuntu ava muri ubu buzima akambara ikanzu n'ingofero. Aho wayambara hose, niyo wayambara wize iki, wize kubaka, wize ubuganga, ni kimwe n'uwize Bibiliya. None umuntu ari mu muhanda yize ibintu byitwa kuyobora. Yes. None umuntu wari mu muhanda nize kuyobora amadini n'amatorero, nize isomo ryitwa itorero rizima, brochure ndayifite. Nize isomo ryo gutembera isezerano rya kera n'irishya, ibyo bipapuro ndabifite. Kandi simbifite mu bipapuro gusa biri mu bwonko, nzaha abantu hano imbere. Nize Abaroma, niga ibyahishuwe, niga igitabo cya Daniel, brochure ndazifite, n'ibyo nakuyemo by'ingenzi ngomba kubaha ndabifite. Imana impaye umugisha. Nize umukristo nyawe, ibyo byose ndabifite, byose biri mu bwonko kandi mbifite kugira ngo ejo mbihisi. Imana ibimpaye kugira ngo mbihisi. Oh, haleluya. Haleluya. Amen. Ndishimye cyane kabisa. Urabona ko ufite umunezero kandi rwose uhamye, abantu bari kukubona, wenda ngewe uri kukureba uri guseka ukamwenyura ukageza no ku matama. Rero ubwo ndi kwibaza uwo munsi uko uzaba umeze. Nanjye mfite amatsiko, uyu muntu ndeba imbere yanyu mfite amatsiko yuriya munsi wo kuri 3/12 mama Fabrice yicaye mu kibuga cya NCM, ikigo cyamaye. Niba kugira ngo ikigo kiguhereze ibisabwa byose mu byumweru 2 twamaragayo, nibarangiza baguhereze n'impano yitwaho gukorera ubukwe bwawe ahantu hakorotiriye icyubahiro, hubashywe, bambwire bati akira mukobwa wacu. Imana ibaho umugisha. Nanjye mfite amatsiko umwana w'ibwami kwa data gusabirwa ibwami Nyarutarama. Ubu mumbona amatsiko yanyu, ariko ndashimira Yesu. Amatsiko yawe ubonye ko ibyo bintu bibiri ikanzu, nuvanga ikintu cyo ku gahunda zubatse. Uzakuramo ikanzu se, bazagukwa wambaye ikanzu ya graduation. Oh, ya graduation iri mu gitondo. Hanyuma mu gitondo nimva muri graduation kugeza saa 6 n'igice. Tagenda nyine nyenyeri Kinyarwanda. Ibindi nibanga, ibindi turabibahishiye kuko aho hari ibirori bigeze nko muri 6. Muri gahunda irimo niyo kwistresura. Nuki tuzistresura ku buryo abademoni tuzicira aho byibura. Bibiliya iravuga ngo ubisinzirize guhera. Uwo munsi wo kuri 3/12 hari ibintu bizasinzira bigahwera, nkaba norohewe. Ntabwo ari mube muretse ntambuka igihe mwanzengereje kirahagije. Kuva ku myaka 9 mu mwesha urumogi mwagize ubuzima bwanyu. Ku itariki ya 3/12 nyuma y'imyaka 20 Imana iransekeje, reka ngaragaza iryinyo. Erega ntabwo umuntu azahorarira. Mumbabarire ntimuzigera mumbona kuri kamera ndira. Imana izanabindinda kandi nayibera bisabye zandi nkura mu isi narize kuri kamera. Ariko mu gihe ufite ibyishimo mureke nanjye mbibaye. Wowe utishimye ndagukomeje, wowe uri kurira ndagukomeje. Ibyo bihe bibaho, natwe nubwo tutarira hano kuri kamera ariko tugira ibihe byo kurira. Nubwo tutaza kurira imbere ariko turarira. Nubwo tutababara imbere ariko turababara. Ariko niyemeje kujya imbere y'imbaga nyamwinshi. Mfite ibyishimo ari byo ntanga, kandi nkabitanga mu izina rya Yesu. Ndabizi ko ibintu rukamo ni umuti uvura. Niyo mpamvu Imana iri kumuza n'umuti uvura. Ibi byose ni imiti, birunze mu miti, birunze mu bitangaza by'Imana, birunze mu bushobozi bw'Imana. So rero ndabatumiye. Ni ukuri natwe tuzaba duhari. Yewe nzaba nabukereye, birumvikana. Nzaba nabukereye, nzaba nahateye n'iyi kamera. Bizaba biri gukurikiranwa online. Nzaba nahateye na kamera kugira ngo n'abantu bari impande n'impande bamenye ikiri kubera kwa mama Fabrice. Nzahuki. Nzahuki. Gose umuntu wese ukunda Nzahuki. Umuntu wese ukunda abantu bahoze mu buzima bubi nkatwe, Imana ikatuzahura. Turamutumiye.
ubu ndimo kureba, ndimo gufotora ifoto kwa kundi habanza isibo ya mbere hagaca isibo ya kabiri kamasibo isibo ya gatatu amasibo mama Fabrice ndayafite amasibo n'abaniga baye bacaho batambuka n'abatarabaye abaniga bacaho batambuka bose muri icyo gitaramo barahari. Kandi ndashima Imana yamaye umuteguro, shimira abanyamirimo bose, shimira abo nahamagaye kuri telefone n'abo nagereye mu rugo, shimira umuntu wese uri muri ubu bukwe. Ariko kandi nongera kubibutsa ko ari ejo bundi kuri tariki 6 z'ukwa 12 turabura icyumweru kimwe. Oya ni iminsi mikeya abantu barimo n'abantu bari hano babimenye, n'abadukurikiye babimenye yego ko itariki yageze, n'icyumweru kimwe kibura. Mama Fabrice ari kudutumira, turimo tugana no ku musozo, kandi arimo arashimira umuntu uwo ari we wese, yaba ari uzaza, yaba arimo kumutera inkunga, ariko ndabizi ko abantu mwese muzaza abamukunda. Amen. Abantu biremewe rwose, biremewe, nta mategeko abihana, ntabwo azagusubiza inyuma. Igihe cyose uzabohokera isaha ya 8 itenti zaba yamaze irateguwe neza, abantu hazaba harimo intebe, buri muntu wese ahawe ikaze. Amen. Yego, turabatumiye kandi turabasangiza amakuru avuga ngo barebye kuri Kristo ipfunwe ntibazongera kurigira iteka. Uwo munyamubabaro yaratatse Uwiteka aramwumva. Ndabashimira Imana ko ibyanakishaga, bimwe mu byanakishaga Uwiteka hari icyo abikozeho. Kandi ngo muri ibyo byose bitakisha umuntu Uwiteka akagira icyo abikora, akagukiza ibyago n'amakuba. Ngo ajya afata n'ihema akohereza marayika akaribamba. Ibintu byose biri kuba Uwiteka atambambye ihema yohereje marayika. Ndabizi ko abababisi baba bari hafi. Ibintu byose bigira abababisi bashebetse uzimu nibicaye baragira bati ya baby ya tafuge irakowe man, nta kuntu mwamwicisha moto, nta kuntu mwaburizamo ibi bintu. Ariko ngo marayika w'Uwiteka wakoze ibyo ngibyo, ngo ajya bambira amahema yo kugota bamwubaha akanabakiza. Muhumure, hari marayika uhari woherejwe ku kiremwa muntu, ku wizeye wese akizera Kristo, ushinzwe kutubambira amahema akatugota. Muhumure, bizagenda neza, kandi ndabizi ko muzabigiramo uruhare kugira ngo bigende neza. Umuntu wese musabiye umugisha uzatuma bigenda neza, uzabitekereza akagira icyo abikoraho. Subije ndasenze nohereza umugisha w'Imana ahantu ikizakora cyose, icyo uzatekereza cyose gukorera Mama Fabrice, Imana izakikugarura kikubye 770. Amen. Ko Imana yampinduye umuhesha w'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye cyane Mama Fabrice, wakoze kutwitabira ku Nzira yo kuri TV. Murakoze cyane.